ndabashuhuje ukwamara si ikintu kandi ntibira n'ubishatse. Abahanzi beza babayeho n'abandi baracyavuka, buri umwe akaba umuhatari mu buryo bwe. Mu Rwanda haba impano nyinshi cyane zitandukanye, aho abanyarwanda babivuze ukuri bati nizibika zara amagi. Naye ni inkuru iri kuvugwa uretse inkuru y'umwana ukiri muto cyane, Nshimiyimana Alexis, wabamaze kuba icyamamare ku mbuga nkoranyambaga. Iyo ugiye ku mbuga nkoranyambaga ukandikamo Nshimiyimana Alexis, uhita ubona inkuru y'umwana ukiri muto cyane, aho yarimo aririmba na bagenzi be indirimbo bise Mariya Mubyeyi Mutagatifu muri paruwasi y'aho ngaho Imutungu. Imutungu ni agace kamenyerewe cyane, ariko hakaba hamenyekanye inkuru y'umwana ukiri mutoya Nshimiyimana Alexis aka Tenoriste, umuririmbyi wa korali Paul Countries. Nshimiyimana Alexis yamenyekanye cyane mu mashusho yagiye acicikana ku mbuga nkoranyambaga, agaragaza ubuhanga bwe mu kuririmba no gukoresha ijwi rye mu buryo buhebuje. Nshimiyimana Alexis uririmba muri korali Paul Countries y'ahangaha Imutungu. Korali Paul Countries ni umuryango w'abana baririmbye ba Kiliziya Gatolika ukorera mu Rwanda no ku isi hose, izwiho kugira amashami atandukanye harimo n'iryi Mutungu. Kubera amashusho yagiye acicikana ku mbuga nkoranyambaga, Nshimiyimana Alexis yagaragaje ko ari umwana w'umuhanga koko, aho bagenzi be baririmbaga nawe akajya azamuka muri tinoro agashyira muri baze, maze akagaragaza amarangamutima ye, uburyo ukuntu aririmba byanejeje bagenzi be. Abantu kunzi be benshi cyane rero bagiye bavuga ko uyu mwana yabungwabunga akaba yajya kwiga umuziki ku Nyundo, by'umwihariko noneho akaririmba nk'umuntu wabigize umwuga ahereye hasi, uko yazavamo agatangaza. Imutungu, Imutungu ni agace kamenyerewe cyane, hari korali bita Paul Countries. Hamenyekanye n'umwana w'umusore ugifite impano yitwa Nshimiyimana Alexis Tenoriste. Yamenyekanye cyane ko akomoka Imutuntu, none amaze kuba umusitari. Mu busanzwe korali do Kigali ni imwe mu makorali akomeye cyane mu Rwanda, azwiho gushyigikira impano z'abana n'urubyiruko binyuze mu bitaramo no mu bufatanye n'andi makorali y'Abakatolika mu Rwanda. Korali do Kigali ni imwe mu makorali akomeye cyane, imwe mu makorali izwiho kuririmba mu bitaramo bitandukanye bikomeye, yaba mu birori, yaba imbere mu gihugu, yaba no muri Kigali. Uyu mwana ukiri muto Nshimiyimana Alexis uririmba tinoro, soprano ndetse agatanga n'umusada muri baze. Bamwe mu bakunzi be baho Imutungu n'abagiye bamubona ku mbuga nkoranyambaga bamusabiye imigisha, abandi b'abakunzi be bamusabira ko yaririmba muri korali do Kigali. Nshimiyimana Alexis yabungwabungwa, abenshi bakaba bifuza kuzamubona muri korali do Kigali atangamo umusanzu, ndetse n'abantu benshi cyane bajya baguruka kuri korali do Kigali bavuga ko uyu mwana afite impano, by'umwihariko baramutse bamubungabunze bakamufata yazagira akamaro akakagira igihugu cye ndetse n'isi muri rusange. Ntiwahakana ko urukwavu rutazi kwirukanka, ntiwanahakana ko umwami w'ishyamba ari intare, ndetse ntiwakwirengagiza ko n'impumuro nziza iva ku rurabyo. Biragaragara cyane ko uyu mwana Nshimiyimana Alexis afite impano koko, uburyo ukuntu aririmbamo azamuka kuri speed nyinshi cyane, akazamura umuhogo akongera akitsa, kandi akagenda kuri ritime y'umucuranzi uri gucuranga. Uburyo ukuntu yakiramo bagenzi be akaririmba akazamura baze, hanyuma akongera akamanuka akitsa akaruhuka, bihita bigaragara ko ari umwana ufite impano. Bigaragara rero ko uyu mwana yakunzwe cyane, kuko amashusho ari ku mbuga nkoranyambaga aragaragaza ko Nshimiyimana Alexis ari umwe mu bana beza cyane u Rwanda rufite, bashobora kuzazamuka bakazaba agatangaza, kubera ko iyi mpano yo kuririmba n'uburyo ukuntu yiyeguriye Imana ari ibintu by'agaciro cyane utapfa gupfobya cyangwa se ngo upfe kuba washidikanyaho. Minisiteri y'Umuco, bahanzi, byamamare, basitari, namwe mwese twemera, namwe mwese mubari kwijyana, uyu mwana koko ni diyama yigendera. Uyu mwana yambaye ikirezi, uyu mwana kuko afite impano idasanzwe, abashije kuba yakwitabwaho akabungwabungwa yazavamo agatangaza. Uyu mwana afite byinshi cyane yakorera igihugu, uyu mwana yazamura ibendera ry'u Rwanda. Ntiwahakana ko urukwavu rutazi kwirukanka, ntiwanahakana ko umwami w'ishyamba ari intare, ndetse ntiwakwirengagiza ko n'impumuro nziza iva ku rurabyo. Biragaragara cyane ko uyu mwana Nshimiyimana Alexis afite impano koko, uburyo ukuntu aririmbamo azamuka kuri speed nyinshi cyane, akazamura umuhogo akongera akitsa, kandi akagenda kuri ritime y'umucuranzi uri gucuranga. Uburyo ukuntu yakiramo bagenzi be akaririmba akazamura baze,
hanyuma akongera akamanuka akitsa akaruhuka, bihita bigaragara ko ari umwana ufite impano. Bigaragaye rero ko uyu mwana yakunzwe cyane kuko amashusho ari ku mbuga nkoranyambaga aragaragaza ko Nshimiyimana Alex ari umwe mu bana beza cyane u Rwanda rufite, bashobora kuzazamuka bakazaba bagatangaza kubera ko iyi mpano yo kuririmba n'uburyo ukuntu yiyeguriye Imana ari ibintu by'agaciro cyane utapfa gupfobya cyangwa se ngo upfe kuba washidikanyaho. Iyi ni Source TV, je nitwa Aishakiye Ardos, ndabashimiye.